kandi umuntu ashobora no gusukwa uko ubushaka agiye kubivuga arigera ajyambwira Denise ngo ndabona wabaye Olivier akunda kuryamira kandi wenda tugiranye gahunda saa 12 sheri nyine amenye kwihanganira n'ikintu kirimo ariko misenyumba nuko nago nshaka ko Olivier akunda kuryamira. Ibyo nabyo ni ibintu byaguye umugisha wacu, ni ibintu navuga ngo byakoze ikintu kinini mu rukundo rwacu kuko ibyo bintu bibiri mvuze nyuma yaho gato niho bukwe bwaje, niho twagutse mu mitekerereze, niho twatangiye kubona inyungu nyinshi mu mikorere. So rero Shalom, shalom. Shalom, shalom. This is a Spiritual Family Ministries. And the news. We live for Jesus Christ and for you. Amen. Imana ibana natwe. Cyane. Birabiryoshye. Shora urukundo rurimo Imana ruraryoha cyane. Ruraryoha cyane. Turashima Imana ko yabanye natwe mu rukundo rwacu. Kugeza n'uyu munsi iracyabana natwe. Amen. Imirimo n'ibitangaza byayo biracyari byinshi ku buzima bwacu. Turashaka kubakundisha Imana mu rukundo rwanyu. Aziko Imana ari urukundo. Can you imagine none hiyije mu rukundo rwayo? Murashaka kure mu rukundo mukibagirwa Imana kandi Imana ni urukundo. So Imana ivuze ngo ni urukundo bishatse kuvuga ko idahari urukundo ni rwakabayeho. Murashaka rero kubeshaho urukundo mukibagirwa Imana. Bivuze ko Imana ishobora gutuma wowe n'umupatena wawe mwuzuzanya mwumvikana kamuhindura uko ushaka bitewe n'amasengesho wakoze. Nababwira ngo nabonye Denise ahinduka mu maso yanjye. Hari ibintu byahindutse kuri Denise. Bimwe bavuga ngo umuntu nahinduka ngo umuntu ahora ari wa wundi. Nge nkunda kuvuga ngo iyo umuntu ahindutse nyine guhinduka k'umuntu suko ari cyo arahishe cyari muri we, ahubwo guhinduka k'umuntu ni igihe kiba kigeze. Nabonye rero Denise ahindura ibintu byinshi kubera Imana. Ndasenga, ndabimubwira, uko dukomeza gahoro gahoro tukabona ibintu biri guhinduka. Ariko nanone ntago wahinduka ibintu utabigaragaje. Bivuze ngo nakwiyeretse uko ndi ndahinduka. Nawe wanyeretse uko uri kuko nawe hari ibintu byinshi cyane wahinduye. Urahinduka. It means namwe mugomba kubigiramo uruhare. Ubundi iyo umuntu akinjira mu rukundo hari ibintu byinshi cyane abatitayeho, just agakunda isura akavuga ati nkunze umuntu mwiza wenda uteye neza usa neza, ariko ukibagirwa ko umuntu ukunze hari indi kamera afite muri we, hari indi myumvire afite ku bintu, hari ukundi kuntu afata ibintu. Ntago mwareranywe. Ni mwaravukanye, umuntu bumusanze nawe agusanze ku isi akenshi bamunahuye mukuze niko bakunda kuvuga. Ariko hari imico imwe n'imwe usanga ku muntu so ariyo miterere ye atari uko ariko yashatse kuba, ariko iyo mico wo kumva n'uyikunze wo muri kumwe muri relationship. Ariko nababwira ngo ni ukuri Imana ijya ibihindura, umuntu agahinduka uko umushaka, kandi umuntu ashobora no gusukwa uko ubushaka. Agiye kubivuga arigera ajyambwira Denise ngo ndabona wabaye igikara, ariko nkavuga ati Imana ndashaka ko umukobwa nkunda nzamubona nkabona n'uwa mbere mu bandi. Nkabyuka mu gitondo nkasanga yabaye inzobe. So bishatse bavuga ngo nta kintu Imana itahindura, upfa kuba wowe wayemereye, ukayemerera, ukayihamagara mu rukundo rwawe, ukayihamagara mu mishinga yawe. Igishoboka cyose Imana yagikora kuko nayo wakoze igishoboka cyose ku bwayo. Ndibuka kera hari akantu Denise yazanye mu rukundo rwacu, ariko nkumva nge karambangamiye, nkumva sinkishimiye, nkumva singashaka. Akavuga? Ntago ndibukavuge. Okay. Nawe ndakamubwira, uko mbimubwira akababara niko neye byaranze guhinduka. Ariko igihe kigeze ndavuga ati noneho wabisengera nkabibwira Imana ko nshaka ko Denise ahindura kiriya kintu. Imana irabikora, aba mu buryo nshaka. So rero iyo muhamagaye Imana mu rukundo rwanyu ntago rushobora kuvaho. O kugira ngo iyi Imana ihari mu rukundo, ibona bitazakunda ibikuraho, ariko ibona bizakunda ibyo udakunze igenda ibigukundisha. Niba hari umuco, hari imyumvire mudafite ku muntu muri kumwe muri relationship, Imana ishoboye kubihindura. Mufite ariko atari myiza nyine utayikunze. Tuvuga urugero, nkunze Olivier akunda kuryamira kandi
wenda tugiranye gahunda saa 12 sheri nyine amenye kwihanganira n'ikintu kirimo ariko misenyumva nuko ntago nshaka ko Olivier akunda kuryamira ese ndabibwira Olivier ngabihindure Olivier ashaka kubihindura bikanga nkuko nanjye wenda yambwiye ati wirya urusenda nkabihindura bikananira bikandusha imbaraga ariko iyo upfukamye babyita hiherereye wow ahiherereye ugakinga inzugi z'umutima wawe kiza turi kubwiriza sheri ugasenga oh my god Imana iraza subira iryoshye urukundo gusara iryoshye urukundo iryoshye umubano byongera ubushuti byongera Yesu we biba biryoshye cyane so rero umuntu wese ufite relationship ari gutangira umuntu wese afite ikintu umubano mushya ari gutangira reka Imana ibanze mu rukundo rwanyu reka Imana ibanze mu relationship yanyu kuko umunsi muzabire mu bwanyu mugashaka gushyiraho urukundo rwanyu mukirengagiza ko Imana niyo rukundo Imana ni urukundo ijambo ryayo rivuga so that means ko idahari urukundo nirwabaho ijambo ry'Imana sinzi niba ryo rivuga ngo biragoye ko wavuga ko ukunda mugenzi wawe utabanje gukunda Imana so rero biragoye ko wavuga ko ukunda mugenzi wawe kandi udakunda Imana okay akenshi baravuga ngo biragoye ko wavuga ko ukunda Imana ko ukunda mugenzi wawe ukunda Imana utabona ukunda Imana utabona kandi udakunda mugenzi wawe ubona ndumva ari bwo buryo babivugamo so ariko muri make nkuko tuvuga ko ari urukundo dufite ku Mana reka rube rwinshi noneho tubone kurusuka kuri bagenzi bacu ijambo ry'Imana rigaragaza ngo urukundo ni ingenzi ngo rurahebuje kuruta ibintu byose sibyo mbese navuga ngo hatabayeho urukundo ibindi byose nta mumaro ndumva urukundo ari akantu karyoshye ikintu cyose wakora hatarimo urukundo ntacyo kiba kivuze ku Mana ntacyo kiba gisobanuye n'uwo ugikorera niba nta rukundo rurimo ntacyo gisobanuye so rero urukundo ni ingenzi ariko icyo naje kuvuga wenda si uburyo urukundo ari ingenzi ahubwo naje kuba noneho ururusha kuba ingenzi ukwiye kubanza mbere y'uko rubaho mbere y'uko habaho urukundo hagomba kubaho urukundo rwawe n'Imana so nari ngiye kuvuga ni akenshi iyo ufite umuntu mukundana hari igihe akora ikintu kikagutungura nawe utari usanzwe uzigisha bibaho kandi ibyo ni ibintu biri normal ariko hatabayeho Imana ngo usenge kuko icyo ubonye nikizongere kubaho n'ikindi gihe gishobora kongera kikabaho so rero Imana niyo yonyine ishobora guhindura umuntu mukundana niyo ifite ubushobozi bwo guhindura umuntu uko umuntu yumva ibintu uko umuntu abona ibintu njyewe nawe dukundana nkaba nkunda Imana cyane nasenga Imana wowe udasenga Imana ishobora kungira uko nshaka kuba kuri wowe ariko biragoye ko wowe kugira uwo nshaka kuba kuri njyewe niyo mpamvu ntago gutumira Imana ku ruhande rwanjye njyenyine kandi muri relationship nawe ntago bihagije nyene nawe kugutumira tukagira ubusabane n'Imana urukundo rwacu rukabamo Imana reka noneho muduhakanya tubabwire ikiza cy'urukundo tubabwire uko guhamagara Imana mu rukundo rwacu icyo byamaze cyangwa icyo byatwunguye kandi ndabizi ko namwe muraza kubikunda navuga ni uyu munsi muri make twifuje no gushima Imana cyane yaba atari Imana ntago urukundo rwacu ruba rwarabaye successful wenda nubwo rutaragera ku rugero umuntu yakifuza cyangwa undi yatekereza ko ari rwo ruzima ariko aho tugeze hano kubera Imana rero nurema urukundo kibagirwa Imana hari ibintu byinshi uzabura mu rukundo rwawe twebwe rero twabonye byinshi ko buriya niba mufatanya akaboko mugasenga ati Imana bigenze gutya wenda urugero n'urugero ati Imana turashaka ko uduha amahoro mu rukundo rwacu cyangwa uduhe kubahana kuzuzanya n'ibindi mu rukundo rwacu ukabona ni ibintu bimeze nk'aho biri kujya mu buryo binikora sibyo
ukabona umukunzi wawe aguhaye igare sheri wanjye rero namaze igihe kinini mubwira ngo yigishe gutwara igare yarabizi, noneho abigishije bitamubimenya, maze kubimenya agiye kurima ntabwo mperuka kuritwara ariko nibura ndabizi sibyo sheri. Warakoze kumva igare, Imana ihabwa icyubahiro. nyine niba nshaka ikintu nkagikoza umukunzi wanjye ntibikunde kandi mbona ari ikintu gishobora kuba ingenzi, akavuga ati nonaha wapi genda upfukamusenge, Imana irasubiza. Wowe nusenga bigakunda, Imana isanga kanaka ikamushorogotura mu mutwe bikagenda neza, ibyo sheri. Nese Olivier, ni cyo gitangaza kindi Imana kirenze yadukoreye twafashe akaboko turasenga? njya nkunda kubivuga, wenda twarinze twinjira mu bukwe tutazi ngo ese turi mu biki, ari Imana just gusa dutekereza ati turumva umutima wacu uhamanya n'Imana ko tugomba kubana, ariko tuticaye ngo tuvuge ngo ibintu twigeze tugira igihe cyo kubitekereza, ariko mu gihe twabitekerejemo si cyo gihe byabereyemo. Rero navuga ngo ngiye mbifata nk'igitangaza gikomeye, kuko hari igihe twajyaga tubona no kubana atari ibya vuba cyangwa biri mu kindi gihe, cyangwa tubona ko hari ibindi bifite priority, ariko Imana irabikora, ni Imana yabyikoreye. Kandi ntekereza ko hari igihe twafashe kinini tuba imbere y'Imana tuvuga ati Imana, iki gihe uzabigenze gutya, turifuza ibi. Ushobora no kubwira Imana ati turashaka ko nyuma y'umwaka tubana, turashaka ko nyuma y'iki gihe bigenda gutya, izi tariki bizagende gutya. Akenshi ibintu by'Imana ugakomeza kubisengera no kubiharanira, ntago Imana ijya kure yabyo. Ariko none nuhoro uyisaba gusa. Ikindi rero na kensista cyangwa natsindagira, muzi ko twese Imana yaturemanye irari. Rero urukundo rutarimo Imana kenshi hari igihe irari ry'urwo rukundo ritanga umusaruro utari mwiza, ariko iyo muri kumwe n'Imana hari limite mugira, hari ibyo mujya gukora mukavuga ati Imana si ibyemera, hari ibyo mujya kujyamo mukavuga ati ibi ngibi Imana ntiyabishima, iri kutureba. Uko rero mugenda mwiyegereza Imana, hari ibyo murushaho gutinya. Imana ikwigisha kugira ibyo utinya, ikakwigisha no kugira wenda ibyo utinyuka bitewe na capacity biriho, cyangwa ikanakubwira ati ibi ngibi ubikoze, ukumva umutima urakubwira ati ugejeje aha byakunda, ugejeje aha byakunda. Kuko mbere tugihura na Denise kumuhobera byabaga bingoye, ariko ngeze aho ndavuga ati turabyeza, turabati guhoberana, tuzatugira limite duhoberane, kandi nkumva ndanyuzwe ndanezerewe. Nuvuga ngo rero hari ibyo Imana igenda ikubwira ati ibi ngibi iyi step wayikoresha, iyi step wayikoresha. Rero uko ubana n'Imana ni ibintu byinshi wunguka, ni ibintu byinshi wiga, hari ubundi bwenge guha mu rukundo rwanyu. Rero navuga ngo urukundo rukeneramo imbaraga z'Imana. Uvuze ku kintu cy'ubukwe ndibuka, buri Imana ntabwo yadukoreye ubukwe buhanye n'ubwo twayisabye. Yakubye 77 kubakarirwa, ariko bavuga jeri cya 7 icuri ibihumbi. Yarakubye kuko ari ukuntu ubwira Imana ati Imana, ntabwo nshaka ko ari wowe unyobora, kuko njyewe niyobora ndiyobora nzatwarwe na taxi voiture, kandi Imana ibona wicaye muri Benz ari byo biryoshye. Rero wowe biba byiza iyo uvuze ati Imana ngenda kwihaye, ngiye gukora ibyo wowe ushaka. Ni bya bindi ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe ibyo mushaka byose muzabiha. Hari ikintu twakoze mbona kizanye umugisha muri rukundo rwacu. Urumva twaraganiraga kandi tugatinda no ku bwami bw'Imana, tukavuga ngo ni igiki dukwiye kunoza mu nzu y'Imana, ni igiki dukwiye kunoza mu bwami bw'Imana, ni igiki Imana yashima. Ndibuka tugitangira njye na sheri twarice bati tugiye kujya dutanga icya 10 mu by'Imana iduha kuko turakorana. Icyo gihe rwose hari imigisha myinshi yaje, kandi niyaje kuko njye nabitekereje ko sheri we yarabikoraga ariko njye simbikore, ariko twembi tubihuje umugisha turawubona. Nyuma gato haza gufata umwanya wo kwegurira ubuzima bwacu Imana, twiyemeza ko tugiye kuberaho Imana. Ibyo nabyo ni ibintu byaguye umugisha wacu, ni ibintu navuga ngo byakoze ikintu kinini mu rukundo rwacu, kuko ibyo bintu bibiri mvuze nyuma yaho gato niho bukwe bwaje, niho twagutse mu mitekerereze,
niho twatangiye kubona inyungu nyinshi mu mikorere. So rero mufatanyije ariko nimwibagirwe Imana, mugakora umugozi w'inyabutatu, wowe n'umukunzi wawe n'Imana, uwo mugozi nta kintu cyawuca. n'ijambo ry'Imana rirabivuga ko aho babiri bateraniye, impamvu itavuze umwe buriya hari impamvu, nuko bidakwiye ko umwe aba wenyine. It means aho babiri nyine bafatanye bakatinzururuka mbane nabo. Nyine sheri biba biryoshye cyane kubangiye nawe buriya nama couple make cyane bashobora kuba basenga banubaha Imana ariko batafatana akaboko gutya ngo basenga. Bakanavuga ati dufite amasengesho ariko kuri amasengesho ntihagire n'umwe uhura n'undi. Niba ni imbaraga nyinshi. Niba hari ikintu Satani ashyiramo imbaraga narabibabwiye ni ukurwanya umuryango, kandi iyo ushaka kurwanya ikintu neza ugihera mu mizi. Satani rero abarwanya umunsi wa mbere mwumva wowe na runaka wumva hari ikintu kigukuriye cyo kumukunda. Mbese urumva ushaka ku approachinga umuntu runaka, ari umukobwa wumva wakunze, aho niho Satani ahera, kuko ikintu kugira ngo uzakirandure neza ugera mu mizi. Mbese ushaka kurandura ikintu neza wahera mu mizi, mugakurana iyo mugeze mu bushorishori, kuko hose ukizi icyo kintu uko cyagenze ufite uburenganzira bwo kukirimbura. Ariko mukeneye navuga ngo mukeneye uburinzi bw'Imana mu rukundo. Urukundo rwanyu mukarutangira murukavaringisha imbaraga z'Imana, murukavaringisha imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo Satani nagera igihe cyo kwataka asange hari izindi mbaraga zibashyigikiye, hari izindi mbaraga zibarinze. Rero niba koko Satani nk'uko tubibona cyangwa tubizi papasi yari ukurwanya umuryango, kuko intego y'Imana ni uko umuryango ubaho. Byumvikana ko Satani nawe ashaka kurwanya umuryango. Ikintu cyose muzakora mugamije kugira ngo muzubake umuryango, ikintu cyose muzakora mugamije kugira ngo by the future muzakora umuryango, icyo kintu Satani azakigendaho. Ntago yitaye ngo mukundanye na turiya twana two muri garidiyene mubona dukundanye dutangiye gukundana, turiya Satani araturwanya. Niyo mpamvu mubona urukundo ntago rukiramba ngo abantu bakundane igihe kinini babane. Akenshi usanga ni umwaka na amezi 6 na amezi 3, kuko mu mezi 3 Satani abatarabona uko abinjira ko baba bagifite imbaraga z'amarangamutima yabo, abatarabona ibiterateza mukaba abantu baricomekanye barabanye, nta wundi mwuka naki. So mu bintu muzakora rero, before you can approaching umuntu, banza umusengere, banza umwereke Imana. Simbabwiye ngo mubaze Imana ngo ese Mana nuriye, kuko nge nkunda ko umuntu yakunda umuntu kuruta uko abantu bazamubwira ngo turumva uriya muntu ari we wawe. Banza ubwire Imana ati Imana ndashaka gusanga uriya muntu, ndashaka kumusaba urukundo. Mbese utangire ubishyire imbere y'Imana mbere y'uko bigera. Mbese ngewe nkunda kurindisha Imana mbere y'uko icyo kintu nyinjiramo. Muri kubyumva? Navuga ngo nk'urugero, ngewe natangiye gusengera abana nyiri umusore, nkavuga ati Imana abana uzabagenze gutyo, uzabane nabo, mbese mbashyira imbere y'Imana kandi nyiri umusore. Imana ibavuga waje bizira. Natangiye gusengera umugore naranahura na Denise nyiri umwana mutoya. Rero ni byiza ko ikintu ujya kwinjiramo ubanza ukagikavaringa. Mbese ni nko kubuzira y'ikintu ugiye kujya muri kuyibona, ariko ukavuga ati Imana kiriraho inkuta ku buryo nambuka nta kintu kinkoraho. Kugitwikiriza amaraso ya Yesu Kristo. Kandi ntago ari cyo cyonyine Imana yadukoresheje. N'aya mezi tumaze mu rugo byose ni Imana, kubera ko utekereze ko hari n'utararurayemo. Hari umuntu nigeze kumva bishima nanjye ndabiseka, aravuga ngo ngarashima Imana ko amaze ukwezi yubatse. Arumva abantu benshi wenda barakomantinze, hari nk'abari bamaze imyaka 5 bagashwana akavuga ati wewe buretse uzabona n'iki, niko abantu bahita batekereza. Ariko ni imbaraga z'Imana, kuko ubonye imbaraga Satani akoresha kugira ngo arwanye umuryango, wahita ubona imbaraga z'Imana ukeneye kugira ngo umuryango ugume safe. Rero ko umuntu yashima ngo amaze ukwezi yubatse ni igitangaza gikomeye, yaba kuri we cyangwa ari umuntu umwe Imana yigeze gufungura amaso ngabona ingabo zimurinze, yari afite ubwoba bw'ingabo yari ari kubona imbere ye. So rero Imana igufunguye amaso ukabona ibitero by'umwanzi, ibitero bya Satani bishaka kurwanya umuryango wanyu, n'icyumweru kimwe umaze mu rugo wagishimye. Oya wivuga icyumweru byonyine no kururaramo. Hari n'abataruraramo. Ni imbaraga ahubwo Imana buri joro, buri saha, umunsi kuwundi uko byutse ujye ushima uvuga ati Imana ndagushimira ko nyiri kumwe n'umukunzi wanjye,
utitaye ko uwo muntu muri kumwe agukunda cyangwa wo mukunda, kuko nubwo biriho mufite urwo rukundo hari izindi mbaraga, yewe tureke n'iz'umwanzi Satani. Hari n'abarozi batajya baryama bari gushaka kurwanya urwo rukundo rwanyu. Tureke n'abarozi, hari abajya kuraguza, hari ababatongera, hari ababavuma, hari ababavugaho amagambo, mbese hari abatabifuriza, hari n'ababanga. Hari umuntu udafite imbaraga zo kuroga ariko afite urwango. Erega Olivier, icyo kintu ntago kiba ku bantu bakure batakuzi. Ahanini usanga ari babandi babakroza bawe, babandi baba bakwegereye, babandi baba ububwira ati byagenze gutya, mukazi byagenze gutya, mugabo byagenze gutya, babandi bakwegereye. Pay attention, kuko nibo ubundi ngo harya umwanzi wawe sinzi uko ndabivuga, ariko umwanzi abakwegereye. Buriya twagombye kujya n'abandi tuba tuvuga ngo nababeso, hari igihe bari umwanzi wawe utabizi. Nyine pay attention, umuntu utari umugabo wawe, umuntu utari umugore wawe, pay attention. Reka nishimwe ry'Imana rero kuba tumaze amezi turi mu rugo. Nasabira buri muntu wese kugira ubwo bushake cyangwa kugira izo mbaraga zo gusengera no gutwikira umuryango we, yabubamo, yawubatsemo cyangwa washatsemo, kubera ko Satani we nagasinziriye. Satani icyo ashaka umunsi ku wundi nuko umuryango utabaho, nuko ubundi baravuga ngo ni ugusenya no kwica no kurimbura. So arabanza kabasenya, arabanza akabiba, ni ukwiba, kwica no kurimbura. Arabanza akakwiba, so akakwiba urwo rukundo wari ufitiye umuntu, ugatangira ukumva urukundo rwashize muri wowe. So yamaze kukwiba aratangira akakwica muri wowe, none ukavuga ati singishaka kubana n'uyu muntu, tugiye gutandukana. Nyuma yo kwica rero ararimbura wa muryango n'ubu ukiriho. So rero ushaka kuba uri mu rukundo Satani yarakwibye ariko wenda atarakwica, ushaka no kuba urimo yaramaze kukwiba ariko atarakurimbura. So sinakwifuriza kugera ku rugero rwo kurimburwa na Satani. Nakwifuriza ko usenga iteka, ijambo ry'Imana ngo musengeshe umwuka iteka, usaba Imana ko umuryango wawe uba utwikiriwe n'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Rero Olivier, hari abantu batekereza ko, hari abantu batumva ko Imana ishoboye byose. Uko kutabyumva naga ari kwa kundi tubivuga, kwa kundi tuvuga ngo Imana ishoboye byose, iryo jambo nta muntu utarivuga. Ariko twebwe twajya gukora ikintu tukumva ko iki kintu ntago Imana igishoboye, ntago ubivuga, ariko dukora ibigaragaza ko. Tuvuga urugero, hari ikintu kiguma kingora hagati yanjye nawe, nguma aho gutakaza imbaraga ngisengera, njyewe nguma nkutesha umutwe, dushwana kurwana ngo gitsinde, nkoresha imbaraga zanjye, kandi mu by'ukuri imbaraga zanjye nta kintu uzashobora. Uza akantu ndagakunda. Icyo kintu rero kigaragaza ko twifata nk'aho tutizera Imana ku rwego twaguye kwizeraho. Ijambo ry'Imana ryo nyine ravuga ngo ukwizera kwanyu ni gukeya. Iyo kuza kuba kungana n'akabuto kangana gutya, wakwimura umusozi. Bivuze ngo nta n'akadomo, nta n'akanzinya dufite ko kwizera. Rero aho kugira ngo ntakaze imbaraga zanjye, ndimo ndabwira Olivier, hinduka uku kuntu umeze, ntago mbishaka iki, genda ubwira Imana ati noneho inzobe ndayihaze, congo ugira igikara. Kandi biraba, si byabaga? Birashoboka cyane 100%. Sheri wanjye nyimwigisha kwizera, bikoze biraba. Nubwo yatumye nanuka nyine nawe. Ujye ubwira Imana ngo ndabizi ko ushoboye byose, kandi mu byo ushoboye na bino birimo, yereke bya bindi utekereza ko wowe bikunaniye. Kuko hari ijambo rivuga ngo ubuswa bw'abantu, ubwo twita ubuhanga bw'abantu, ngo nibwo buswa bw'Imana. Wenda sinzira ijambo nkoresheje ntagire uryumva nabi, Bibiliya y'Icyongereza avuga ngo ni foolishness, nuvuga ngo ubuhanga, umuntu w'umuhanga ku isi, ubwo buhanga afite nibwo buswa bw'Imana. Niho Imana ihera noneho yihita izamuka ku buhanga bwayo. Rero aho turangiriza ku mbaraga zacu, Imana ni ihera izamuka. Wikitabaza abantu ku munota wa nyuma, itabaza Imana igiye gukora. Amen. Turabakunda cyane, Imana ikomeze kubana namwe. Tubifurije urukundo rurimo Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bye. Bye bye.